twongeye turatomboye bana b'Imana kuba duhamagawe na Nyagasani kugira ngo tugire neza ku mpuhwe ze. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure. Imana iradukunda, ije kutugera neza muri aka kanya, iduhaye inema zayo kugira ngo tuyivugeho, tuvuge ku Mana. Tuje mu kiganiro cy'uyu munsi kuri ibaze buri munsi, aho twongera kwibaza nyuma y'amasomo tumaze kuzirikana uko buri wese yakira impaka zavutse, uburyo twazikemura, ibibazo byavutse, uburyo twabisubiza. Ariko nongera kubibutsa ko ntacyo ndicyo, ko nshobora gusubiza ibibazo mba nabajijwe, ahubwo nanjye nzana agakeregeshwa kanjye k'igisubizo. Niyo mpamvu mbatumiye kugira ngo dusangire agakeregeshwa k'igisubizo mu kibazo nabajijwe, maze turushaho gusabana n'Imana. Dore ko ibyo dukora hano kuri buri munsi ni bitwegereza Imana ndetse no guhura n'abavandimwe, kuko burya iyo umaze guhura n'Imana ukomeza noneho ugahura n'abavandimwe kandi mugahuza. Ikibazo twabajijwe ku kuzirikana ku masomo, ikibazo mwashyize muri comment bamwe bati ese koko makiyaje ni icyaha? Ubwo nari mvuze nti bamwe rero iki cyaha ntago bari bakizi, ntago bari bazi ko gukora gutya ari icyaha. Makiyaje rero ni uburyo bwose ukora kugira ngo ukorere neza umubiri wawe, ni uburyo bwose wikora kugira ngo umererwe neza ku mubiri iby'inyuma. Ese wowe hari uburyo ujya wigira neza ushaka ko umubiri wawe wagaragara neza? Kwa kwikora bikaza kurangira ushobora kuba ukoze umuti cyangwa wenda unikore n'uburozi. Ese koko makiyaje ni icyaha? Twese tujya twisiga, akavuga igira iti umwana uzi ubwenge bamusiga yinogereza. Bishoboke ko ujya wisiga cyangwa bajya bagusiga, ese ujya winogereza? Ibyo ntabwo ari byo tuza kugarukaho, ahubwo turaza kugaruka kuri iki kibazo cyabajijwe, ese makiyaje ni icyaha? Bamwe rero barantegereje kugira ngo nsubize. Mbere yo gusubiza, reka tubanze twakira ijambo ry'Imana dusanga mu ibaruwa ya mbere Pawulo Mutagatifu yandikiye Abanyakorindi, umutwe wa 6 umurongo wa 19. Ndabona wahise wabumbura biriya yawe, twumva icyo havuga. Ubundi se ntimuzi ko umubiri wanyu ari ingoro ya Roho Mutagatifu batuyemo, kandi ukomoka ku Mana, maze mukaba nta bubasha mwifiteho? Iryo ni ijambo ry'Imana. Ubu se ntimuzi ko muri iyi ngoro y'Imana, kandi ko Roho w'Imana abatuyemo? Imibiri yacu ni ingoro ya Roho Mutagatifu. Amen. Mu kuzirikana ku mubiri, kwiga Mana ry'imibiri yacu, la théologie du corps, turongera turebe akenshi imibiri yacu dukunze kwitandukanya na roho, tukaza kwibagirwa ko umuntu agizwe n'ibyo bibiri, kimwe gitariho n'intago mwita umuntu. Umubiri ndetse na roho byombi birajyana kugira ngo byuze uwo muntu. Rero hari ubwo twebwe twibwira ngo roho iraza gukora ibyayo n'umubiri ukora ibyayo, nuko tukabitandukanya. Icyo gihe ntago wakwita umuntu, bashobora kwita umuzimu bitewe n'uko naho roho yagiye. Bashobora none kwita amagufwa cyangwa bagakwita umurambo bitewe naho roho yagiye cyangwa umubiri ahantu wagiye. Ntukabitandukanye, nibyo bigize umuntu. Niyo mpamvu tugomba kujya tureba ngo harya roho zacu ziri gutunganira Imana, harya umubiri wacu uri gukorera hano ku isi ngaho uzahava. Ni ngombwa ko tubifatanya kugira ngo kimwe tutaza kugikura ku kindi, ukaza gusanga turi kuvuga duti umubiri nukora ibyayo, roho nayo nikora ibyayo, kandi twese tugize umubiri umwe, unité. Niyo mpamvu rero muri aka kanya mu kuzirikana kuri makiyaje, niba koko ari icyaha cyangwa niba atari icyaha, reka tuzirikane ingingo 5 zizakongera kugufasha kwibuka harya umubiri wanjye mwitaho, mukorera isuku, mugira neza, mukorera neza ngaho Imana iwukoresha inyegereza kwegera Imana. Ingingo ya mbere iraza kwitwa icyo Bibiliya ivuga kuri makiyaje. Muri Kiliziya Gatolika hari ahantu hatatu h'ingenzi tuvoma ibigaburira ukwemera kwacu.
ni muri Bibiliya, les Saintes Écritures, mu nyigisho z'abahanga ba Kiliziya, le magistère, ikindi la tradition, uruhererekane guhera uko Kiliziya yagiye ishingwa, ibyo badushyikirije Yezu yakoze kugeza na n'uyu munsi tugenda tubihererekanya. Ibi byose rero duhava mu nyisho zigaburira ukwemera kwacu, na niyo mpamvu ushobora kubura igisubizo kimwe aho tumaze kuvuga ugakibona ahandi. Rero ntuzavuge ngo burya muri Bibiliya se ko nta murongo ndi kubonamo ubirwanya cyangwa ubitsindagira biragenda bite. Rero ndongera mande nkwibutsa aho hantu ko ari hatatu, bityo utazagwa mu gishuko nawe ukavuga uti ubwo umuyobozi wa Kiliziya yavuze bino ubwo nyine ahita mbifata wihame. Nawe ntiyabivuga nta handi abikuye. Aho hatatu wa mubyeyi we. Ese Bibiliya ivugiye kuri makiyaje? Makiyaje twavuze bwa buryo n'ubwo iryo jambo ry'Igifaransa ni uburyo bwo kwikora kugira ngo wimereze neza, kugira ngo wimeze neza, umere neza. Ubwo buryo rero muri Bibiliya batubwira ko ntaho bavuga bayirwanya cyangwa aho Bibiliya yemeza ko makiyaje ari icyaha. Ntago Bibiliya yemeza ko makiyaje ari icyaha, kubera ko ukurikira akantu mu byo gaceho turongo dutatu, kubera ko bundi yigamana iby'Imana itareba les apparences, ibi by'inyuma, ubwiza bw'inyuma, ahubwo ireba iki? Ahubwo ireba le cœur, umutima. Rero wakwigira neza, nanjye kuvuga kwigira nabi nabyo birashoboka, ariko nta wifuza kwigira nabi. Ibyo ntukagire ngo Imana nanjye kuvuga hari icyo biza kwibwira cyane. Makiyaje rero nubwo ntabwo Bibiliya yirwanya, ariko nanone kongere turebe icyo Imana ireba. Imana ireba umutima. Rero makiyaje yawe niba igera ku mutima byaba ari byiza cyangwa bibi bitewe no kwihagera, ishobora guhagera nabi cyangwa neza. Gusa nanone ko twavuze ushobora kwitaka neza inyuma uri gutuka Imana imbere. Byaba byiza rero uri kwitaka neza inyuma anako utaka Imana, byaba ari sawa. Mubyeyi wumvise ko Imana itareba igihagararo, ntireba imisusire, ntireba imyambarire, ntireba uko wisize n'uko yinogereje, ahubwo ireba umutima. Niyo mpamvu Bibiliya itirwa cyane cyane yibanda ku bya makiyaje. Icy'ingenzi reka turebe n'uwo mutima wawe niba uri gukogereza Imana uko bikwiye. Alleluia, amen. Ingingo ya kabiri tugiye kureba ni ryari makiyaje bibi icyaha. Nkuko nabivuze, ibigaburira ukwemera bishobora guturuka kuri le magistère, nyigisho z'abarimu ba Kiliziya. Batubwira ko hari abarimu ba Kiliziya batishimira makiyaje, bayirwanya, reka tuvuge dutyo, kubera ko bibatandukanya n'Imana. Burya ikintu gitandukanye n'Imana ujye ukitondera, ujye ukiwanyiriza kure. Rero hari igihe makiyaje bibi icyaha bitewe n'impamvu, intention. Icya mbere bishobora kuba icyaha byumvikane icyo wakoze makiyaje, uko kwiyitaho n'ibindi byinshi cyane. Bishobora kuba icyaha wari ugambiriye gukurura séduction, irari, kugira ngo abandi bateshe umurongo, ukurura abandi kugira ngo bakurarikire, mbese bikaganisha mu kwibona. Kandi burya iyo wibona bigoye ko wabona mugenzi wawe cyangwa ubona Imana. Séduction, iyo ntego ya séduction, gukurura abandi ugira ngo abariho bareba, birangira nyine ushobora guhinduka ikigirwamana. Imana ntibongere kuyireba cyangwa nango uyirebe, ahubwo ugasigara uri ikigirwamana. Kandi byaba impamvu ya kabiri ishobora gutuma makiyaje yaba icyaha, ni impamvu ya exagération, gukabya, ibikabyo. Ubundi abarimu ba Kiliziya bamwe bavuga ko makiyaje ari contre la simplicité et la modestie, ngo n'uburyo bwo kugabanya ukwiyoroshya, ukongera kwikuza hamwe na hamwe. Rero uko kongera, ushaka kongera, ibyo byose nyine byerekeza ku cyaha. Niba umubiri wawe wabuze simplicité ukabura humilité, uruva ko byatangiye gukabya, biri kugera mu bwirasi. None se ubwirasi si icyaha mubyeyi? Bwakuwe n'iki? Na twa tuntu wagiye wisigiriza ukinogereza, ukiyitaho kurenza uko wita ku bandi, ugatigiye.
ubwa gatatu bishobora kuba icyaha no gushobora bishobora ko bitanaba icyaha ligse umunyenga iraha bya bindi ushobora no kujyana mu busambanyi wisize winogereje washyizeho make-up kugira ngo urusha gukurura abasore cyangwa abakobwa ibyo byose bishobora kukujyana mu busambanyi wari ufite icyifuzo cy'uko nubikora abandi bazakurarikira ubwo ngeso mbi z'ubusambanyi zikaba ziratangiye yamvuga igira iti uwicaye nabi ababaza imbere ye niba nanone wikwije kugira ngo uze gukomeza ukurura abandi muri izo ngeso mbi wumve ko nawe uri gashoza ntambara wumve ko uri sekibi icyago n'igishuko cyarimwe sekibi n'izindi mpamvu nyinshi ushobora kurondora zatuma koko kwiyitaho birenze reka mvuge birenze bishobora gutuma bicyaha naho ubundi ubwabyo ntago cyari icyaha kuko nta na rimwe Imana yanga umuntu wese ushobora kwigira neza kwitunganya neza kugira ngo nanone agaragare neza dore ko wambaye neza agaragara neza reka turebe ku ngingo ya gatatu ibitagize icyo bitwaye navuga kuri makiyaje ikintu cyose mu gihe cyitondere kizahindura uruhu rwawe kigahindura ubuzima bwawe umubiri wawe rumwe mu rugingo rwawe kubera utwo kose wagiye wisigiriza cyangwa wagiye wikoreraho nk'ubufindo icyo cyose kiri mu cyaha mwa mubyeyi we ibintu byose bizahindura ugashyira iherena ku mazuru amazuru agacikamo kabiri ibintu byose bizahindura amatwi ukayamena ukayasaguza ibintu byose bizahindura bigahindura rumwe mu ngingo zawe ukicongesha wabonye ushaka kugira izuru rirerire cyangwa rigufi bitewe n'uko wifuza hari urugingo ubona rukugora mu buzima n'izindi ngingo zose washaka guhindura uko ushaka atari uko Imana yari yaziteze yewe atari n'ikibazo cy'uburwayi cyajemo aho ngaho attention danger de mort cyangwa urabona hari ukuntu bashaka kurugora nk'uko abandi barugorora bishingiye ko ushaka kwigira mwiza no kwikwiza urabona abandi baragusize icyo gihe byaganishe ku cyaha naho ubundi hari ibidafite icyo bitwaye imirimbo biju imitako kwisiga ibyo byose bigira uruhu neza ndetse rimwe na rimwe bikadufasha kugaragara neza udukomo n'utundi twose udushenete utu twose rero nawe wumva ko ntacyo dutwaye n'ukundi wagira imisatsi cyangwa inzara mbese bitaza kugira icyo bitwara kongera twibutse bitagira icyo bitwara ku mubiri hari ibyo bita mu gifaransa cellule morte uturemangingo twapfuye reka tuvuge nk'imisatsi ndetse rimwe na rimwe n'inzara bya bindi bitaza kugira icyo bihindura ku ruhu rwawe ibyo byose nawe ujye wumva ko ntacyo biza gutwara nyine ariko atashye mwa mubyeyi we ibiza guhindura uruhu ngo kwisiga za mukorogo y'amavuta yitahindura uruhu ndetse na za produits zindi ushobora gushyira ku mubiri umubiri ugahita uhinduka cyangwa uhindana byose rero biragitwaye nyine urumva ko bigitwaye uzavuga mu mubiri wawe urangiritse kandi ari wowe wangije usenyurwe amutiza umuhoro erega nawe ushobora kubona wibwirije ukabona nyine utuntu wakwishyura tutagezeho dutwaye utwo rero dutuma hagaragara neza ariko ntituze kugira ikindi twangiza ku mubiri wawe nirinze kuvuga roho kuko yo hari igihe ishobora no kwangirika ntunabimenye utwo tuntu rero yewe nta cyaha kirimo pe kizaba icyaha ryahari igihe nawe ubyumva nyine rega nawe icyaha uracyumvisha reka tujya ku ngingo ya 4 aho bamwe babaje bati haryo ubu circoncision kwigenyesha kwisaramura ese nacyo ni icyaha kumva hari akantu nusuye ku rugingo rwawe ndetse ugahita ubigereranya no ku bakobwa icyo bakunze kugenya ariko atari cyo kuko circoncision kugenya ni umuco w'abayahudi ariko binemewe bifite ishingiro muri Bibiliya umwana wese w'umuhungu ku munsi wa 8 baramugenyega kumugenyesha reka rero twoye kuza kubigereranya cyane no ku bakobwa bamwe nabo bikoraho uturimbo tundi nshatse nabivuga kugira ngo ejo n'ejo bundi utazabigwamo ukagira ngo ni shyashya ibintu bita guca imyeyo mu gihe circoncision ari isuku kuri ba basore biologique ibyo byo guca imyeyo byo namwe murabizi cyangwa mubizi kundusha ko ari uburyo abakobwa bashaka gukora mu buryo bw'amafiyeri kugira ngo bishimishe bazashimisha abagabo babo bitewe nyine n'uwo murimbo bakoreye imbere yabo
ibyo rero biganiriye kwishimisha no kuzashimisha uwo muzashakana cyangwa no kuzashimisha abandi bose muzakorana ingeso mbi, reka tuvuge z'ubusambanyi, byose nawe urumva ko byabaho icyaha bitandukanye n'isuku. Urumva ko nawe iyo atari isuku uri gushaka, ahubwo au contraire hari n'igihe uzasanga ari umwanda uri kwizanira. Reka twe gutinda kuri ibyo. Uzi icyo nashaka kuvuga, wacyumvise nanjye nacyumvise, ko ugomba kumenya gutandukanya isuku ndetse n'umwanda. Bityo ntushake kubyerekeza, dore ko umwanda wose ntabwo ari ugaragara inyuma bigombera gusukwa n'amazi, ahubwo uwo mwanda werekeza mu bintu byo kwishimisha n'umwanda wa roho. Nawe urumva ko nyine ibyo ngibyo bitaraba ingingo iza gutuma watsinda urwo rubanza rw'uko akenshi wikoresha amafiyeri ukishyiraho imitako ndetse n'imirimbo, biza kuganisha ku cyaha, kuko icyaha gihera mu mizi. Akenshi hanubwo nyine ibyo byose wakoreye imbere yawe ku mubiri wawe w'imbere, imyanya myibarukiro, bishobora nanone kuza kuzagutera kugwa mu gishuko cyo gukomeza kwiyandarika. Ibyo byose nabyo nyine uzamenye ko bizagenda bigukururira buhoro buhoro ibyaha n'ibindi bishuko byinshi cyane, bitewe n'uko washatse kwirimbisha, nyamara wibagiwe uko Imana yakugeze, uri kwanga kwiyakira uko Imana yakuremye. Ibyo byose rero wikoraho wishimisha, ubyo umenya ngo biri gushavuza Yezu. Reka tujye ku ngingo ya 5. Ntitwatusoza tutavuze ko kwigira neza ari byiza ku mubiri, kuko bizana nyine isuku. Buri muntu wese agomba kugaragara neza. La théologie du corps, uko Imana yifuza ko imibiri yacu yamera. Imana yifuza ko imibiri yacu yatubera umwanya mwiza wo kwitegura tujye hano ku isi, bityo tukitunganya neza ndetse n'inyuma ndetse n'imbere. Rero ntitugahere gusa kwitunganya inyuma byarangira tukibagirwa imbere. Abantu benshi bamara igihe kirekire bitunganya inyuma, ariko bakaza kwibagirwa ko n'imbere Imana ihakeneye. Ngo hirya kure cyane muri Afurika, ngo umudiyakoni ngo bwari buke ahabwa ubupadiri, ngo akaba yari afite umusatsi mwiza cyane, yakundaga cyane, ku buryo ahantu hose yajyaga yagomba kubanza kureba koko niba ako gasatsi gashinze neza, gateye neza, kameze neza, mbese rwose akawitaho. Ngo buri bukenera ahabwa ubupadiri, ngo wa musatsi yakomeje kugenda awucunga kugira ngo awuconge neza, byumvikane nyine azagaragara neza ku munsi w'ubupadiri. Ngo ajya kuryama, ngo saa 5 zigeze z'ijoro arashiduka ati wa musatsi wasanga nawe uryamiye nabi. Arabyuka awutunganya neza. Isaha yose saa 6 zigeze arasinzira, ashugukira hejuru, dore ko nta bitotsi n'ubundi yabonaga. Wasanga umusatsi nk'uryamiye. Arongera awutunganya, yongera araryama, abura ibitotsi. Saa 8 zigeze none ashugukira hejuru, wa musatsi none yongera awutunganya ati ndaza kuwuryamira ukamera nabi ejo ngaseba. Uko atunganyaga wa musatsi awutunganya, noneho bigeze saa 9 araryama ati noneho uyu musatsi numva ugenze neza, ejo nzagaragara neza. Saa 9 araryama, saa 10 ibitotsi ntibyaza, saa 11 ibitotsi ntibyaza. Urumva position yararyamyemo, yararyamye nyine atawuryamiye kugira ngo umusatsi ukomeze kuba umeze neza, uconze neza. Nuko saa 11 ntiyasinzira, abura ibitotsi kugeza saa 12. Nuko ngo ageze saa 12 ntiyamenye uburyo ibitotsi byamutwaye. Saa 1 ziragera, saa 2 ziragera, ngo misa yagomba guherwamo ubupadiri, yari misa yagomba gutangira saa 2. Saa 2 ziragera batarabona umuntu. Saa 3 baramushakisha. Saa 4 zigeze bafata icyemezo bavuga ati ariko uyu muntu ko tumushatse tukamubura, katujya ahantu hose twizeye yaba ari tumushakishe. Nuko baza kujya mu cyumba yari aryamyemo, barakomanga. Nuko bagiye bumva arakoroye ati dushimiye Imana, dore ko bari bihebye ati none se yaba yadutengushye, yaba yatorotse, byagenze bite? Nuko bagiye babona uwacu umupadiri ugiye kubuhabwa aribambuye, ari kwinanura, atazi ibyabaye. Nuko bose bamuhanze amaso, dore ko bwari bukeye neza.
niba ari isoni n'ikimwaro byamufashe. Byaje kurangira misa yagomba gutangira saa 2, ubwo birumvikana nyine yabanje kongera kwitunganya neza, yatangiye saa 5. Abayoboke b'Imana, Yesu Kristo akuzwe. Ahangaha habereye mwahe makosa akomeye. Urumva ndi padiri, bishobora kuba byambaho nawe byakubaho, n'undi byamubaho cyangwa n'undi bizamubaho cyangwa n'undi byabayeho. Ariko hagati aho bya bindi bavuga ngo amafuti y'umugabo ngo ni buryo bwe, uko gukerereza imbaga y'Imana. Tekereza nyine ku munsi duhagaho ubupadiri, abantu benshi bari hafi aho ngaho dutegereje. Igihe ngiye gusoma misa nka padiri, abantu benshi bantegereje. None nzahakana nte ko atari icyaha kwiyitaho gutunganya imisatsi yanjye gusa? Kandi imbaga nakerereje, imbaga yatangiye kwivovota ati padiri ari hehe koko, padiri ugiye kuhabwa ari hehe, ubanza yadutengushye. Nuko abantu gatangiye bakwibazaho, none uzahakana ko cyatari cyaho mubyeyi we? Nguko uko nanjye tutahera mu gitondo tuvuga ngo makiyaje, kwiyitaho, kwigira neza, ngo ntabwo ari icyaha. Aha, bibi icyaha ryari igihe cyose nashatse kwiyitaho bikaza kurangira ndi gukerereza abandi, nanjye ndi gukerererwa. Urebe icyo gihe cyose uwo mwene wacu yamaze yitaho bikaza kurangira yibagiwe imbaga yari mutegereje, imbaga ashinzwe. Yewe wagira ngo ubuse yashoboye gukurikira neza iyo mihango mitagatifu ari guherwa mu bupadiri, cyangwa yakomeje asinzira, dore ko ijoro ryose nyine yasinziriye, none gatotsi karamwibye. Bayoboke b'Imana nimugira amahoro. Dushaka twasoreza ku bintu bitatu biza kongera kugufasha kureba niba umubiri wawe ujye witaho uko bikwiye, ujye wita ku mubiri wawe. Icya mbere twakwibaza duti, komeza urebe ibintu ujye upakira mu mubiri wawe. Upakiyemo inshinge, upakiyemo ibinini, upakiyemo ibyatsi n'ibindi byinshi cyane. Ese mubyeyi, iyo ndwara urayirwaye? Kuki umubiri wawe ukwitamo ibintu byose? Ese wahindutse ingarani, wahindutse piberi, wahindutse inzira? Umubiri wawe koko yumeramo ibintu byose ubonye, ibivuta byose, byamukorwa byose, n'ibindi byose biproduce koko umubiri wawe. Mubyeyi, umubiri wawe wa wundi Imana ishobora kwifashisha, umubiri wawe tuzi ko ari ingoro mutagatifu ngo Paulo bitubwiye. None imibiri yacu tujye tuzerekana ko ingoro mutagatifu, kandi hari igihe tugira ngo tuyifiteho uburenganzira. Oya, Paulo ati ntabwo twifiteho uburenganzira, imibiri yacu ni ingoro mutagatifu. Umubiri wanjye yaba nazerekana ko ingoro mutagatifu, sinakongeye kushyiramo ibintu bidakwiye. Dusaba inema yo kubungabunga neza imibiri yacu. Hari igihe abantu twita ku mibiri yacu tukagira ngo turi kwita, ahubwo turi kwihemukira. Nibwo uzasanga indwara ziraje zimwe na zimwe ziturutse ko imibiri yacu twayikoreho ubufindo budakwiye. Ingingo ya kabiri turerekeza kuri mutagatifu Agustini, we utandukanya imirwa ibiri kandi ihanganye. Imirwa yerekeze ku rukundo. Ati habaho urukundo rwa mbere, l'amour de Dieu jusqu'à l'oubli de soi. Ngo ni urukundo rw'Imana kugeza ubwo wowe wiyibagiwe ubwawe, ugakunda Imana yonyine kandi ugakunda mugenzi wawe. Ni bya bindi by'uko nyine umuntu ufata igihe kirekire ukavuga uti reka nite no ku bandi. Rwa rukundo rw'Imana nyine, urwo rukundo barubwita urukundo nyine rw'ijuru, l'amour céleste. Kwiyibagirwa ubwawe ugakunda Imana, ngo kwitanga nyine. Urukundo rwa kabiri, c'est l'amour de soi jusqu'à l'oubli de Dieu et les autres. Ngo no urukundo rwo kwikunda ubwawe kugeza ubwo wibagiye Imana ndetse n'abagenzi bawe. Rwa nyine ushobora kwizirikira mu cyumba ukiyitaho, ukipodora, ukisiga, ukinogereza neza amasaha abantu bakagutegereza uri nk'umuyobozi. Tekereza nawe kuri ifoto y'umuyobozi wiyitaho, akamara ari gusiga inzara, akamara igihe kirekire ari gusokoza ingohe ze, akamara igihe kirekire ari kwita ku musatsi we ngo ushinge neza ari kwireba mu ndorerwamo, isaha igashira kwireba mu ndorerwamo, kongera akagaruka, kandi abakristo bagutegereje, abaturage bagutegereje, imbaga y'Imana igutegereje, kandi byaba waragiza ngo icyo si cyaha. Kwikunda birenze, ukiyitaho birenze, uzahakana gute ko atari cyaho mubyeyi we? Reka tujye ku mwanzuro wa gatatu, uturingushyo, uturimbo, ibintu byose by'imitako. Reka nkubwire ngo mu gihe Imana itarabikubuza, cunga ibintu bitatu wa mubyeyi we, bishoboka kuba bishoboka gutya. Impamvu Imana itarabikubuza nuko wasanga ntacyo gitwaye kuri wowe, nta kibazo kuri wowe. Cyangwa icya kabiri nuko bishoboka ko nangiye, hari Imana ikubitiwe ati iki kintu wakeretse koko, ikintu wakeze ko kigusebye, ikintu wakeze ko cyangiza uruhu rwawe, cyangiza umubiri wawe, cyangiza n'umutima wawe ndetse wakeretse.
nuko ukanangira uti po ibi se nabireka ejo nabona umusore mwiza, ibi se nabireka umugabo ntiyahita nyanga, ibi se nabireka ubu koko Yezu urumva ibi nabireka koko, nawe ushyira mu gaciro, nareka ko shyiraho imitako yanjye n'imirimbo yanjye koko bigakunda koko, urashaka ko nagaragara nabi mu nzira. Aha bikarangira ufunze umutwe, umutima udanangiye, warangiza ngo Imana ntacyo kuwe nuko wafunze umutwe nyine. Icya gatatu gishobora kuba wakwirunga ukishyiraho imirungo n'imitako myinshi, rimwe na rimwe ishobora kugutwara igihe kirekire. Birashoboka ko impamvu Imana itarabikubuza, wasanga udasabana n'Imana. Bwa gatatu wasanga udashyikirana n'Imana uko bikwiye, kuko muri abo mubyeyi we umuyoboke w'Imana wese ushyikirana n'Imana uko bikwiye, uzi kugera imbere ya Yesu akakubwira ati pardon call, ntuzongere kunywa inzoga, wayikundaga cyane rwose, wumvaga neza warara utayinyoye, ariko kubera ko Imana yakubuje kubera impamvu, kubera iti oya ntunywe inzoga, oya ntuzongere kwambara uno mwambaro. Uzi ko hano aho ugira Imana ikubwira iti iri kote ntuzongere kuryambara, ntabwo nshaka ko wongera kwambara ikote, ntabwo nshaka ko wongera gukora kino, ntabwo nshaka ko wongera gucuruza nk'ikabari, ntabwo nshaka ko wongera gukora umurimo runaka, ntabwo nshaka ko wongera gukora umwuga runaka. Wenda kuwundi ntacyo byari bitwaye, ariko wowe bitewe n'uko hari aho Imana ishaka kunyura, dore ko twese tudahura cyangwa ngo duhuze, nta n'umwe uhuje n'undi, nuko Imana we ikabikubuza. Rero nutumvira Imana yakubuje icyo ngicyo, birashoboka ko Imana itarakubwira, birashoboka ko Imana yakubwiye ukanangira, birashoboka ko utajya usabana n'Imana. Kuko umuntu wese usabana n'Imana, Imana igira ibyimubuza, cyane cyane bya bintu nanjye kuvuga bimushimisha. Nakubwiza ukuri, hari aho bigera Imana ikavuga iti ibintu wabyihoreye. Nibwo bizagera igihe bamwe wa musatsi wabo mwiza bamwe bakawutwikira, wa musatsi wabo mwiza bamwe bakawuhisha. Hagati aho nsuje ababikira n'abandi mwese mutajya mugaragaza imisatsi yanyu, ese suko nuko ari mibi se, nuko se kuyigaragaza bitakunda? Ariko hari igihe Imana ikubwira iti ndashaka ko umusatsi wawe watuma kuba mwiza uhisha, maze unyereke umutima wawe. Ariko ushobora no kuhisha ugashyiramo ivara ikomeye cyane, ariko imbere y'Imana hadakeye, imbere y'Imana umutima uterekeye Imana uko bikwiye. Twongeye tuzirikane ko Imana itareba iby'inyuma, ahubwo ireba iki? Umutima. Ngaho nawe niba ndi kubeshya, uze kureba umuntu wagiye muri salo akogosha ingohe zose, agasokoza ingohe, ushobora kumara amasaha 5 uri muri salo de beauté, ariko wakubaza iminota 5 uri imbere ya Yezu ukaba utayibona. Mubyeyi ndabeshya? Niba mbeshye, ngaho uzashyiremo equilibre, umunganyo, ntushyiremo ubusumbane, ntacyo rwose uzashirwa imbere y'Imana. Erega ikibazo Imana nuko twita ku mibiri yacu cyane, tukibagirwa roho zacu, tukirwa muri salo tugira kwitaho imisatsi yacu, ukaza no kwibagirwa ko ari des cellules mortes, imisatsi, inzara, byose rero tukanza kubyita tukabyitaho, nyamara ntago bizaduherekeza hakurya y'imva. Warangiza ngo nta cyaha kirimo aho ngaho. Aha, reka rero ngana ku musozo nkwibutse ngo buriya uzacunge imbere y'Imana nta rutonde rw'ibyaha rubayo. Usibye twebwe abantu tugenekereza tukavuga duti imizi y'ibyaha ni 7, ariko buriya ntiushobora kubarura ibyaha byose biba ku isi. Uko udashobora kubarura ibyaha byose biba ku isi, nta rutonde rw'ibyaha biba ku isi, nanjye kuvuga ko nta n'urutonde rw'ibitari ibyaha nanjye kuvuga ruba ku isi. Umva, dore kizakubwira ko icyaha ari icyaha nyine, nuko uzagikora ubizi kandi ubishaka. Rero nawe ntugategereze liste, ubu ndanyisubiza ikibazo bambajije, ntugategereze liste ko Bibiliya izashyira ku rutonde rw'ibyaha makiyaje cyangwa ubundi bwose nari ngiye kuvuga bwo gushakishira ha ku isi, ngo utegereze ko bazabishyira ku rutonde rw'ibyaha. Niyo ufite umutima nama, uko biri kose azashira umwaka 1, 2, 3, bizaterwa nuko usabana n'Imana. Uko biri kose ntuzabura kubimenya, ntuzabura kumva Imana ikizi icyo bikubwiraho. Nge rero simple masumbuko ke je suis, ntabwo narinje guca urubanza, umbabarire nanjye ndi umunyabyaha kimwe nawe, twese turabanyabyaha. Gusa cyari igitekerezo cyanjye, ntabwo nguhatiye gukemera, ntabwo nguhatiye kugikurikiza, ntabwo nkubwiye ngo kino kintu nicyo nihame, kuko ntacyo nicyo n'ukuri kugira ngo nemeze kino cyangwa mpakane kiriya. Gusa cyari igitekerezo cyanjye, ibitekerezo byose ushatse ubyemere cyangwa ntubyemere,
gusa icy'ingenzi nawe niba ufite umutima nama uzajya ukubwira uti nyamara kiriya kintu koko umubyeyi nkawe ukora kiriya kintu, umukristo nkawe ukora kiriya kintu, umukristo nkawe wiyitaho ukibagirwa abandi, ukibagirwa n'Imana, ukibagirwa n'urugo, yewe ko biri kose Nyagasani afite wenyine uko azagenda bikwibwirira. Niba ntacyo wumvise biri bivugaho, Imana iracyahari, ifite na kwinshi ivuga, ifite n'uburyo bwinshi ikoresha ivuga. Ubu ngubu igihe Imana ivugira ntikirarangira, iracyakomeza ivuga buri munsi. Niyo ijuru ry'Imana buri munsi ujye uryitaho kandi uryumve buri munsi. Komeje kuyifuriza ibihe byiza, kwiyitaho cyane cyane twita ku mibiri yacu, tukita no kuri roho zacu, tukibutsa ko Imana ireba, ntireba igihagararo, ntireba imisusire, ntireba ubwiza bw'inyuma, la beauté, ahubwo ireba la bonté, bwa bwiza bw'imbere. Kunogera Imana kuko igihe kirekire twita ku by'imibiri tukibagirwa roho zacu. Ongera wibutsa ahantu wataye roho yawe n'uburyo utakiyitaho, maze ugororeke Nyagasani uko bikwiye. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.